Ndabasuje kandi mbifuriza ibihe byiza. Njyewe ndi Clement Kwizera, iyi ni Ishangi Radio TV, Ishangi X TV, Ishangi TV ndetse n'Ishangi Focus TV. Mu makuru n'ibiganiro byacu byose biba biri kugenda binyuzwaho biva hirya no hino. Nyabihu, Gitifu Kagari n'Umunyerondo bafunzwe kubera urupfu rw'umuturage. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ko mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu n'ukuriye irondo batawe muri yombi, aho bakurikiranyweho gukubita no gukomeretsa umuntu bikamuvira mu rupfu. Aba bombi icyaha bakurikiranyweho bikekwa ko bagikoze tariki ya 24 Ukuboza 2023 ubwo hari nijoro bakajya mu rugo rw'umuturage bagakomanga, umugore w'umugabo akajya kubakingurira bagahita bamufata bakamubohera amaboko inyuma. Umugabo we yabyumva agasohoka bagahita batangira kumuhondagura n'ibibando bari bitwaje. Nk'uko abaturanyi b'uyu muryango bivuga ngo ubwo bamuhondaguraga bavugaga ko bari kumuhora ko ari umunyarugomo, ariko ntibavuge uwo yarukoreye. Uwo mugabo bamusize ari intere kuko bari bamukubise umubiri wose, baragenda nawe asigara mu rugo ataka cyane. Ku 28 Ukuboza 2023 nibwo yaje kwitaba Imana agitaka izo nkoni yari yakubiswe, ndetse ababigizemo uruhare batangira gukurikiranwa kugeza batawe muri yombi. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Biteri yemeje ibyuko abakurikiranyweho gukubita nyakwigendera bikamuviramo urupfu bafunzwe ndetse iperereza rigikomeje. Yagize ati abakurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake bikaviramo umuntu gupfa bombi bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Mukamira, ndetse dosiye yabo yarakozwe yoherezwa ubushinjacyaha. Cyashakishwa ibindi bimenyetso n'abandi baba barabigizemo uruhare muri urwo rupfu ngo babiryozwe. Dr Murangira yibukije abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari we wese ukora icyaha cyo gukubita cyangwa se gukomeretsa ku bushake kugeza naho biviramo umuntu. Yasabye abaturage kwirinda kwihanira kuko hari inzego zibishinzwe kandi ko ubikora wese azafatwa agashyikirizwa ubutabera. Itegeko nomero 38/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa munani 2018 riteganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda mu ngingo ya 121 ivuga ko umuntu wese uhamijwe icyaha cyo gukubita cyangwa gukomeretsa umuntu bikamuviramo urupfu hanishwa igifungo kuva ku myaka 15 ariko itarenze imyaka 20 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 5 z'amanyarwanda ariko atarenze miliyoni 7 z'amanyarwanda. Mu yandi makuru, Padiri Ubaridi Rugirangoga yubakiwe ikibumbano ku gasozi kitwa Ibanga ry'Amahoro mu murenge wa Gihundwe mu karere ka Rusizi. Hatashye ikibumbano kiri mu ishusho ya nyakwigendera Padiri Ubaridi Rugirangoga wari uzwiho gusengera abarwayi n'ibikorwa by'isanamitima, ubumwe n'ubwiyunge. Aho gasozi gasengerwaho n'abaturage, imihanda yose kanabereyeho umuhango wo kwibuka Padiri Rugirangoga witabye Imana tariki ya 7 Mutarama 2011. Padiri Rugirangoga yari azwiho cyane mu Rwanda kuba yarasengeraga abarwayi, ariko akaba yaranakundiwe guteza imbere ubumwe n'ubwiyunge guhera mu mwaka w'1995 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Padiri Rugirangoga yabaye padiri mukuru wa paruwasi katedrali ya Cyangugu mu gihe kirenga imyaka 32, ariko akaba yaranagiye asura ibice bitandukanye by'igihugu ajya gusengera abarwayi cyangwa se kwigisha ubumwe n'ubwiyunge. Padiri Rugirangoga yavutse mu mwaka w'1955, yari muri Gashyantare mu cyahoze ari perefegitura ya Cyangugu muri paruwasi ya Mwezi. Akaba yarize amashuri abanza i Rwabidege kuva mu 1932 kugera mu 1968. Yakomeje ayisumbuye muri seminari nto yitiriwe Mutagatifu Pio i Nyundo kugera mu mwaka w'1973, ubwo ngo yaje guhungira i Burundi azizwa ubwoko, aza kugaruka mu mwaka w'1978 akomereza muri seminari nkuru ya Nyakibanda. Padiri Rugirangoga yaje guhabwa isakaramento ry'ubusaseridoti ku itariki 22 Nyakanga 1984 muri kiliziya ya Mwezi. Nyuma y'imyaka 31 muri 2015 aza kuba umuyobozi wa gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge, atangira kubyigisha ahereye muri paruwasi ya Mushaka muri diocese ya Cyangugu.
Badurugirangwa yagiye yagurira iyi gahunda mu bice bitandukanye by'igihugu, akaba yaragendaga ayigisha muri za kiliziya kandi akabishimirwa kuba inyigisho ze zaragize impinduka nziza mu mibanire y'abantu. Jewe rero nari Clement Kwizera, iyi ni Ishangi Radio TV, ni Ishangi XTV, Ishangi Focus TV ndetse n'Ishangi TV. Mu biganiro byacu byose bya buri munsi mbashimira cyane uburyo mwakomeje kubana nanjye ndetse no kubana na gahunda z'Ishangi Company Limited. Mwese kandi aho muri mu Rwanda turabashimiye cyane, tubabwira ati Ishangi Company Limited tubafite ibikorwa byinshi cyane byiza cyane kandi byabageza ku iterambere, cyane ko icyo tuba twifuza ari uko abaturarwanda bagera ku iterambere muri rusange. Niba kandi rero hari icyo ushaka kutubwira, twandikiye muri comment cyangwa se utwangiye ku ishangicompany@gmail.com ni email yacu, kandi iyo twandikiye nitwe tugusubiza humura nta bandi bagusubiza. Rero ndabashimiye cyane kandi mbifuriza cyane gukomeza kugubwa neza no gukomeza kugira intangiriro nziza z'umwaka. Umwaka nyine ikomeze kuba w'amata n'ubuki. Ndabashimiye cyane, Imana ibarinde. Ndi Clement Kwizera. Ego Boss Nation. Ubuzima bubabaje umubiri utonekara, urwaye unegekaye bavuga kutanakira, bivuje henshi kure cyane bagupfunyikira, amahera arahera indwara irushaho gukara. Humuri horere hori Ishangi turahari, kubuvuzi gakondo buvuguruye bukiza, tuvurisha ibimera mu butaka, ubuzima bukaza imbaraga zikagaruka, ugakira ugataha ukagenda uvuga uti kweri Ishangi Company Limited mu kazi kose. Ugakira ugataha ukagenda uvuga uti kweri Ishangi Company Limited mu kazi kose. Ntabwo nakira mbasize. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ubuvuzi gakondo buvuguruye genaremeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ntabwo nakira mbasize. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ubuvuzi gakondo buvuguruye genaremeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Byari bigoye ubishangi yarabikemuye, yagabye amashami witugezeho ubu buvuzi. Ikaze mwese tuyisange iduha ubuzima ku giciro cyiza, buri wese aravurwa agataha. Imiti yacu yujuje ubuziranenge, abaganga bacu bazubereye mu buvuzi. Ntabwo nakira mbasize. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ubuvuzi gakondo buvuguruye genaremeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ntabwo nakira mbasize. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ubuvuzi gakondo buvuguruye genaremeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Kumbona usuherewe ibyawe bitameze neza, kumbona uhondobera nta kabara gukigira, kumbona wota izuba wabaye bakonja riva, urahisha kurwaye dore urakorana indwara. Haguma ubuzima burya ibintu nibishakwa, ikaze ku Gicumbi mu Ruhango Nyamagana, basoroma basekura basuzuma bavura, ubuzima bugaruka ibimera bigakora. Ishangi Company Limited mu kazi bahiga, basoroma basekura basuzuma bavura, ubuzima bugaruka ibimera bigakora. Ishangi Company Limited mu kazi bahiga, ntabwo nakira mbasize. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ubuvuzi gakondo buvuguruye genaremeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ntabwo nakira mbasize. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ubuvuzi gakondo buvuguruye genaremeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye.